kubyumva. Nongeye gushimira Imana yuko yaturinze icyumweru cyose gishize tukaba tukiri bazima, twese tugaduteranye. Izina ry'Uwiteka Imana yacu nirabicyubahiro. Amen. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, twongeye guhurira hano mu nzu yayo tuganira ku ijambo ry'Imana. Twumvise ijambo batuganirije ry'urufunguzo, ijambo ryatubwiye ko tugomba kuba abantu baciye bugufi kandi bubaha Imana. Ijambo ryiza kandi ni ijambo ry'ukuri. Ryatubwiye ngo umuntu niyirata ajye yirata ko yamenye ko Imana ari umurengezi. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo rivuga ku nzira cyangwa se urugendo. Ubu twese uko twicaye aha, igihe twemereraga Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu, twatangiye urugendo, hanyuma turaza kureba ingendo abantu bagenda n'uburyo bazigendamo n'iherezo ry'urugendo. Natwe urugendo dukora uko turukora n'iherezo ryarwo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero nk'uko dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana, twibukiranya ijambo twavuze mu cyumweru cyashize. Twari twaganiriye ku ijambo rivuga uburyo tugomba kubaha Imana, ariko twebwe tukaba n'icyitegererezo. Tukaba icyitegererezo cyo kubaha Imana. Twasomye ijambo ry'Imana. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ntihazagire umuntu usuzugura ubusore bwawe, ahubwo wowe ujye ukora ibintu ku buryo abantu nibakureba bakubona mu icyitegererezo. Imana yacu ishimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku byerekeranye n'urugendo. Turaza kureba ingendo zitatu, ariko turaza kugenda kuvuga cyane kuri zibiri. Urugendo rw'Abisirayeli nirwo turi buze kuvugaho gatoya. Tuze kuvuga no ku rugendo rwacu twebwe abakristo. Urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa bagana i Kanani cyari igishushanyo cy'urugendo rw'umukristo uva mu byaha agana mu nzira y'agakiza. Hanyuma turaza no kuvuga ku rundi rugendo rwasezeranijwe Abisirayeli ubwo bari mu gihugu cy'i Babuloni, baragiye banyazwe. Turaza kuganira ko ayo magambo uko ari atatu, tuvuga kuri izo ngendo. Hanyuma tuze kureba urugendo natwe dufite, aho tugana n'uburyo turugenda. Imana yacu ishimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri, umurongo waho wa igice cya kabiri, umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Hari agace gatoya nashatse Gutegeka kwa kabiri ibice bibiri, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Hari agace gatoya k'urugendo niko nashatse ko tuvugaho, kubera ko urugendo ubusanzwe turaruzi neza. Turaza kuvuga ako gace gatoya kaho urugendo barukomereje. Gutegeka kwa kabiri ibice bibiri, umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatatu. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa mbere avuga ngo, maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yantegetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, ni mucyamike mugende mwerekeje ikasikazi. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma reka duhite dukomerezaho dusome no muri Yohana ibice 14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 14. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14, umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa karindwi. Ibice 14, umurongo waho wa mbere turasoma kugeza ku murongo waho wa karindwi. Naho hari ibintu bigendanye n'urugendo. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Aravuga ngo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere.
uyu ni Yesu wavugaga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mbabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Imana yacu ishimwe cyane. Iri jambo mwamurebye ni ijambo ni ibyo bita pereza, cyangwa se sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita, ariko yari ari kubabwira ko ntabwo muzamureba, ntabwo mwamubonye mu gihe cyashize, ubu kutuhagaze aha ngaha muri kumureba, mwamubonye, muri kumubona, mwamurebye. Ubu kutuvugana mwamurebye, ntabwo ari mwaramurebye, ntabwo ari mwaramubonye, ubu ngubu muramuzi kandi mwamurebye. Ubu ngubu arahari, mwanamubonye. Hanyuma dusoreze muri Yesaya. Gusoreza nashatse ko dusoma tukaza gusobanurira rimwe na rimwe. Turasoma muri Yesaya naho ibice 35 by'igitabo cya Yesu cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, ibice 35 umurongo wa 5 kugeza ku murongo waho wa 10. Ibice 35 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10. Reka dusome Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 35 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10. Aravuga ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa, ibipfamatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imparage, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi izatembera mu kidaturwa, kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutwaro n'umutarwe uzahinduka amasoko, n'ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi bw'umuberanya n'urufunzo, kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi. Abagenzi naho baba babaswa ntibazayiyoba, nta ntare izahaba. Reka turangirize kuri uyu murongo wa 8. Imana yacu ishimwe. Amen. Aha tubonye ingendo zitatu. Ahangaha ko hari urugendo rwari rutangarizwa Abisirayeli ko ruzabaho, hazaba inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izaba ariyo kwera no gukiranuka, ariko ngo abantu banduye imitima ntibazayicamo, kuko izaba ari iy'abandi. Imana yacu ishimwe. Ngo kandi abagenzi nubwo baba ari injiji, ari abaswa batarize, ngo ntabwo bazayiyoba. Imana yacu nishimwe. Nagira ngo tubanza tuvuge ku nzira ya mbere. Abisirayeli bava muri Egiputa bari bafite isezerano ry'ahantu bagiye. Ubundi urugendo, ikintu cya mbere kiranga urugendo ni umugambi, na Yesu yaravuze ngo abantu ntibashobora kugendana batasezeranye. Ikintu cya mbere kigomba kubaho mu rugendo ni ukubanza kugira umugambi, ukavuga ngo nzafata urugendo, nzagana ahantu hanaha. Hanyuma wamara gutekereza urugendo naho uzajya, ukabanza ukamenya niba inzira uzanyuramo uyizi cyangwa utayizi, ukabanza ukiyeforma cyangwa ukamenya ahantu uzayoboresha. Hanyuma ukaba byanze bikunze uzi neza aho ugiye ahariho. Imana yacu ishimwe. Ukaba uzi aho ugiye ahariho, urugendo bizagutwara,
akenshi ukanitwaza n'impamba bitewe n'aho uri kugana. Abisirayeli rero bo bari bazi iyo ntabwo iyo bari kujya bari bahazi, kuko ntibari bwakahajya n'umunsi n'umwe. Ariko ikintu kimwe cyiza cyari gihari, nuko Imana yari bayoboyeyo, yari ihazi, ibabwira ko izagendana nabo. Mose, Imana imuha umushinga wo gutwara Abisirayeli, yaravuze ati iyo tujyana sinahabaye, simazi, nta n'umuntu waho nzi. Nutagendana nanjye, nutagendana natwe, ntabwo nzabasha kugenda. Imana iravuga ngo icyo nacyo ndagikoze, nzagendana nawe. Imana yacu ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukumenya iyo ugiye, waba utahazi ukamenya aho uzanyura uyoboza. Imana yacu ishimwe. Hanyuma rero ikindi cyagombaga kuba mu nzira nuko bagombaga kugendera mu bushake bw'Imana, bakiranuka, bakagendera mu mabwiriza n'amategeko yari yarabahaye. Icya mbere cyari muri ibyo bintu ni ikintu bita kwizera Imana iri kugendana nabo. Hanyuma rero igihe cyarageze, urugendo bagera ahantu bari bitegeye i Kanani. Baravuga bati rero tugomba kujya gutata tukareba ukuntu i Kanani hameze, tukareba abantu baho uko bateye nuko bameze mbere yuko tujyayo. Numva bari bahageze byarangiye, bari kuhareba ari hakurya hariya. Mose rero atoranya abagabo 12 bakomoka mu miryango 12 y'Abisirayeli. Buri muryango utanga umurepresentative, utanga umukandida umwe. Hanyuma bafata urugendo bambuka Yorodani bajya kureba i Kanani uko hameze. Ni ukuvuga ngo bari bahageze. Urugendo rwari rwo kuva muri Egiputa, ibyo bagiye banyuramo simbivugaho cyane, twese turabizi. Ahubwo ndi kuvuga ngo bageze ahantu bari kuharebesha amaso, bavuga ngo dore ngaha hariye. Imana yacu nishimwe. Noneho mbere yuko bajyayo baravuga ati rero reka tubanza tujye gutata turebe uko hameze, turebe abantu bahatuye, turebe imbaraga bafite, ubushobozi bafite, turebe uburyo tuzahinjira n'uburyo tuzakorera umurimo w'Imana. Hanyuma rero Mose ashaka abagabo umugabo umwe mu miryango uko ari 12, abagira 12 baragenda. Aha sinavuga ngo Mose yakoze ikosa, yenda bwari ubushake bw'Imana, ariko ikintu cyabayeho ntabwo yigeze agira igitekerezo cyo kureba abantu b'inyangamugayo bizera Imana, bakijijwe, bazi neza imbaraga z'Imana yabakuye muri Egiputa, bazi n'umushinga ifite yuko ari Imana y'inyembaraga y'inyamaboko nta cyayinesha. Ashobora kuba yaragiye areba uburanga cyangwa areba ibizigira, atitaye ku by'imyizerere n'iki, atoranya abantu 12 arashorera baragenda. Bagezeyo rero Imana yacu ntijibeshye, baragiye basanga iby'Imana byose yababwiye bihari. Yarabwiye ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kirimo inzabibu, kirimo ibyo kurya, kirimo ibyo kunywa, kirimo ibintu byose. Bahageze ibyo ngibyo ko Imana yababwiye byose uko byakabaye, basanga birahari. Bazana n'ibimenyetso, bakase inzabibu bazizana bari nk'ikimenyetso cy'ibyiza byo mu icyo gihugu. Ariko nubwo bagiye ari 12, hari harimo 10 babonye ibintu bitandukanye nuko indi miryango, abahagarariye imiryango yindi birisigaye babibonye. Nubwo hari ibyo bahurijeho, bagarutse Abisirayeli imiryango 10 yose uko yakabaye yaravuze ngo imiryango yose uko ari 12 abagiye bayihagarariye baragarutse baravuga ngo ni ukuri by'Imana yavuze muri kiriya gihugu twabyitegereje byose nta kinyoma kirimo. Dore ikimenyimenyi, reba ibintu bireze, reba imizabibu tuzanye, reba ukuntu imeze neza. Barareba baranezerwa bakoma amashyi, Imana ishimwe, ni ukuri dore ni ibintu biteye ubwuzu, ureba iyi mizabibu. Barabatereka reka ntabwo birarangira, ntabwo ndarangiza. Ati hari ikindi ngira ngo nongereho. Bati se n'ibindi wongeraho n'ibiki? Ikimana yatubwiye ko igihugu ari cyiza turakibonye, ikimana yatubwiye ko kirimo amata n'ubuki biragaragaye, ikintu ushaka kongeraho ni igiki? Imana yacu ishimwe. Baravuga ngo twasanze abantu bita Abanaki, ati ikintu kibaranga ni abantu barebare, ni abanyamaboko, bafite ibizigira, bafite imbaraga. Ati ubwacu tuhagaze imbere yabo twabonaga turi inzige
hanyuma nabo batureba bakabona turizo. Imana yacu tubabarire cyane. Ikigaragara abo bantu barabeshye. Impamvu ni iyi, bagiye bihishe ku buryo abo bantu bavuze ngo nabo batureba bakabona turizo, ntibigeze bababona, kuko iyo bababona ntibari kugaruka. Imana yacu tugirire neza. Ntibigeze bababona. Abo bantu barababeshye, abantu batizera, abantu bashaka gutesha agaciro Imana. Baravuga ngo tuhageze twarebye ukuntu bareshye, turebye ukuntu bangana, tubona kuri twebwe twabonaga turi nk'inzige, nabo batureba. Umva icyo kinyoma, ngo nabo batureba bakabona turizo, kandi ntibababonye. Bagiye bihishe bagaruka ntawe babonye. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma uwo bita Yoshua na Kalebu nibo bari bahagarariye iyo miryango yindi ibiri. Baravuga bati mwabagabo muratubabaje, muduteye agahinda, muduteye n'umubabaro. Kweri ibyo mwavuze mbere twabihuje, imizabibu irahari, imyelayo irahari, ibintu byiza, amata n'ubuki Imana yatubwiye birahari. Nabo banaki nabo twababonye, ariko ntabwo twabonye turinzige kuri bo. Imana yacu ishimwe cyane. Twebwe twapimiye abanaki ku mbaraga z'Imana yacu igendana natwe, tubona tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana yacu tugirire neza. Bati bariya ni abantu batakebwe, abantu batizera, abantu badafite ikibakingiye, ariko twe tugendanye n'Imana yacu. Iyi minsi yose tumaze tugenda, Imana yacu yagaragara ari inyamaboko, Imana yacu yagaragara ari umutabazi, kandi yatubwiye ko iki gihugu izakiduhereza. Imana yatwambukije inyanja itukura, igatsindamo ingabo zose za Farawo, ikatugendana mu butayu, ikatubera ibyo kurya, ikatubera ibyo kunywa. Ntabwo izananirwa kurwanya bariya banaki mwabonye. Aravuga ati ahubwo nimwitegure twambuke tugende. Imana yacu tugirire neza. Ya miryango 10 barusha imbaraga, barababata. Ahubwo ikintu gikurikiyeho nuko tugomba kwishakira iyindi mana igomba tugiye kwitoranyiriza undi muntu ugomba kutujya imbere, akadushorera akadusubiza muri Egiputa, hanyuma tugashaka iyindi mana izadushorera ikadusubizayo. Aba bantu rero hari ikintu kimwe batibutse. Imana yacu itugirire neza. Mpamvu babwira ngo urugendo rugereranwa n'urugendo rw'Abisirayeli, urugendo turimo uyu munsi. Bibagiwe ko banyura muri iyo nzira aho bageze, mbere yuko bajya muri Egiputa bari bwambuka inyanja itukura. Imana yacu tugirire neza. Nta bwato baje basize ku nkombe zo hakuno, nta n'ikindi kintu kibambutsa. Imana yabambukije ibazana ikabageza aho, barayisize, bagiye kuyisiga, hanyuma bagende bajyana ikindi kintu bise Imana. Nibagera ku nyanja itukura barambuka gute? Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero ibyo ntibirangiye, baraba bati kubera iyo mpamvu rero aba bantu baje kudushyiramo ibihuha, Mose amaze iminsi imyaka yose atubeshya, n'ukubafata tukabica. Hanyuma rero ngo baza kwataka Yoshua na Kalebu, Imana ihita ibatwikira ubwiza bwayo, barabashaka barababura, Imana irabarwanira. Hanyuma Imana irangije ibwira Mose ati mva rero nkubwire Mose, aho nagiye gukora aba bantu batanyizeye n'iminsi yose maze ngendana nabo, mbagaburira ibiryo bivuye mu ijuru bishyushye, biza bishyushye buri munsi, amazi yo ku rutare, nta kintu cyabo, nta nzara yigeze bica, ntabwo bansonzanye, nta wigeze arwara. None ngeze aha ngaha babonye ko nta mbaraga mfite, n'ibyo nababwiye byose ari ibinyoma. Gahunda no gusubirayo, ngiye kubazengurutsa, nako Imana yahise ibwira Mose ati ngiye kubica bose barangize, nsigaze wowe wenyine, hanyuma nzakurema mu bwoko bwiza Imana ishaka. Imana yacu tugirire neza. Mose arabati wa Mana, ibyo bintu uvuze birumvikana, biteye agahinda kuba Abisirayeli kugeza uyu munsi batarakwizera ngo bagere ku rwego rwo kubona yuko uri umunyembaraga, aho wadukuye ahasigaye atariho hakunanira. Ariko noneho ikibazo, ahantu twavuye wahakoreye ibintu bitangaje, kandi twavuye bazi ko iyo tugana ari Kanani. None nidupfa tutageze i Kanani, ntabwo bazamenya ibyatubereyeho mu butayu, ntibazamenya agasuzuguro bagusuzuguye, ntibazamenya ukuntu ibyatubayeho, kuko n'ubundi twagiye bavuga ko utazatugezayo. Bazahita bavuga ko amaboko yawe yabaye mato, ukananirwa kutugeza iyo wagombaga kutugeza, imbaraga zikagushirana, none akaba ariyo mpamvu baturimburiye mu butayu ukaturangiza. Waba witesheje agaciro. Hanyuma Imana yumva iyo ngingo Mose ayibwiye niyo irabata. Ariko nubwo bimeze gutyo,
ntabwo igihugu nabateguriye igomba gukandagizamo ibirenge injiji zitanyizera, zitafite umumaro. Imana yacu tugirire neza. Gahunda ni uko umuntu wese wavuye muri Egiputa afite imyaka irenze 18 atazigera akandagiza ikirenge muri Kanani. Imana yacu ishimwe. Mose ati none se uzabigenza gute? Ugiye kuturimbura twese dupfe usigaze abana gusa? Bati ndi Imana iz'ubwenge, musubire inyuma nkwereke. Imana ibakatisha umushinga wo gukomeza bajya i Kanani urarangiye, bari basigaje amasaha ngo binjire mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu tugirire neza. Hari abantu benshi bazarimbukira imbere y'umuryango w'ubugingo. Imana yacu tugirire neza. Nyamara barihanganye imyaka myinshi. Imana yacu ishimwe. Barambutse inyanja itukura, baraririye ibiryo byiza mu butayu, baranyweye amazi yo ku rutare, hanyuma barimbukire imbere y'umuryango w'ubugingo. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma Abisirayeli Imana ihita ibakatisha ibasubiza inyuma, ikomeza kubaha ibyo kurya, amazi yo ku rutare bakomeza bayanywa, ariko uko bayanywa ariko bapfa, uko barya imanu ariko bapfa. Barapfa bamara imyaka 40. Iyo ni ukuvuga ngo bari basigaje umunsi umwe wo kwambuka. Hari igihe ukora akantu kamwe gatoya kagahita gakubuza ibintu wari ugiye kugeraho, ubundi ukazabyicuza imyaka myinshi. Imana yacu tugirire neza. Hakabaho n'igihe upfa ibyo wari ugiye kugeraho utabigezeho. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu mwami twizeye iki ni ukuvuga ngo tugomba kumwizera tukamariramo imbaraga zacu zose. Nta gahunda yo gusubira inyuma ihari. Imana yacu tugirire neza. Cyakurikiyeho ni iki rero? Baragiye barazenguruka imyaka 40. Bapfa. Imana ikabaha ibyo. Hari abantu rero bajya babona muri uyu murimo dukora, bakabona bafite imodoka, bafite inzu, bafite amafaranga kuri banke, ibintu bimeze neza, bakagira ngo niko gakiza. Oya, Imana yaguha ibyo byose, ariko ubugingo ukazagira ute? Ukazabura. Kandi ugakomeza ukagenda, ugakomeza ukagaragara nk'umuntu uri mu rugendo, ariko uri kuzenguruka umusozi aho wiriwe ejo ari uri bwongera ukarara uyu munsi, utateye intambwe n'imwe. Ugakomeza urya, ugakomeza unywa, ugakomeza utamba ibitambo, ugakomeza uririmba, ariko upfa ubugingo utazabubona. Imana yacu tugirire neza. Imana ikomeza ibaha ibiryo, ikomeza ibaha amazi yo ku rutare, ariko umushinga ari wo kuzabica ikabarangiza, igasigaza imyaka 18 gusa mu bavuye muri Egiputa. Imana yacu tugirire neza. Imana ibazengurukiriza mu butayu, irabazengurutsa bakajya bahora bagenda, ariko batagira gute? Badashyika iyo bajya. Imana yacu tugirire neza. Baruhuka nimugoroba bamaze amezi 3 bagenda, bakaba batahanye ubundi twari duhari. Bati ko ndeba atahandi ho twatekeye, bagasanga hari ibimenyetso bigaragara ko aho hantu bamaze igihe bahagendera. Imana yacu tugirire neza. Imana irabazengurutsa, barapfa. Barangije rero umunsi umwe, hariya twasomye mu bice 2 byo mu gutegeka kwa 2 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 3, Imana ibwira Mose ati rero igihe mwamaze muzenguruka kuri uyu musozi wa Seyiri kirahagije. Imana yacu ishimwe. Imana yari imaze kubara, isanga bya bisaza byose bitayumviye byarapfuye, isanga bya bigabo byose bitayumviye byarapfuye, isanga ba bantu bose batayejeje icyubahiro bose nta n'umwe usigaye. Imana irangije ibwira Mose ati nditegereje neza, nsanga umushinga wanjye urarangiye. Ba bantu batanyumviye, ba bantu batanyubahishije, nsanga byabo narabikemuye. None uyu munsi igihe mwazengurukiye kuri Seyiri kirarangiye. Ubu ngubu ni igihe cyo kugira ngo mbereke inzira mugomba kunyuramo. Imana yacu tugire neza. Ntabwo inzira yo kubajyana yari iri kure yaho bari bamaze igihe bazenguruka. Imana yacu ishimwe. Mose yaravuze ngo twazengurutse uyu umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Ntiyavuze imyaka yariyo, ariko bamaze imyaka bazenguruka. Kandi hariya ku murongo wa mbere wumvise ko bavuze ngo maze duhindukira tujya mu butayu, duca ku nzira ijya ku nyanja itukura. Mwibuke iyo nyanja itukura bari bamaze imyaka barayambutse, ariko bahoraga bagenda
bakisanga bagarutse ku nyanja itukura, bakongera bagakora urugendo rurerure, bazagireba bagasanga bagarutse ku nyanja itukura, bamara imyaka 40 ari uko bameze, bazenguruka mu butayu, bagenda ahantu bakagenza nk'umunsi umwe, bakahazenguruka, Imana ibagaburira, Imana ibaha ibyo kurya, Imana ibaha amazi yo kunywa, Imana ibaha imiti yo kwivuza, ariko ntibava aho bari, kandi ntibigeze na rimwe bahagarara. Bararuhukaga ku isabato, ubundi bakabyuka ku cyumweru bakomeza urugendo. Imana yacu ishimwe. Imana abantu batayizera izabaruhiriza mu iyi nzira, bazakomeza bagenda, ntibazicara, ntibazaryama, ntibazasinzira, izakomeza ibaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko ibarengereje urupfu. Imana yacu tugirire neza. Kubera iki? Ko batayizeye. Hanyuma urugendo rwabo rwaje kurangira gute rero? Imana ako kanya yabwiye Mose ngo dore ndarebye nditegereje nsanga umushinga wanjye urarangiye, abantu banyumviye, abantu banyubaha nibo mbona basigaye, tambika noneho dore akayira kagikasikazi. Imana yacu tugire neza, mu ariko mutambikamo, mumanuke mugende mwerekeze muri iyo nzira. Imana yacu tugirire neza. Uko niko Abisirayeli bongeye gusubira mu murongo, babona inzira ibaganisha, ituma bakomeza bagenda imbere. Hari igihe rero umugenzi agenda akibwira ko ari kugenda, kumbe aracyagaruka aho yari ari n'ejo, niho akiri n'uyu munsi. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi rero turagereranya urugendo n'agakiza kacu. Uhereye igihe wakirijwe ukageza uyu munsi, wumva mu gakiza ugeze hehe? Cyangwa uracyari hahandi? Bya bindi wakoraga cya gihe utangira urugendo ukabireka ukabangira ibivuyemo, uyu witegereje usanga warabivuyemo cyangwa uracyabikora. Imana yacu tugirire neza. Urugendo rwacu Yesu yaganirije intumwa ziwe, arazibwira ngo, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana, ariko nanjye munyizere. Imana yacu ishimwe. Arababwira ngo kwa data hari amazu menshi, iyo adahari mba mbibabwiye. Imana yacu ishimwe. Arababwira ngo kandi ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo kandi ubwo ngiye gutegura hanyu nzagaruka kandi nzabajyana. Imana yacu ishimwe. Ngo kugira ngo aho nzaba ndi namwe abe ariho muzaba, ngo kandi aho njya murahazi. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma bagira ikibazo, kandi Yesu ntabeshye, aho ajya bari bahazi, kuko aho yavuye bari bahazi. Yari yarajya baganiriza igihe kinini ku buryo ibyababwiraga bari babizi. Barangije baramubwira bati ni ukuri kose, aravuga ngo ni ukuri, aho ujya ntabwo tuhazi, n'inzira iganayo ntabwo tugize gute, ntabwo tuyizi. Nawe utangira niko byagenze. Ushobora kuba waragendanye na Yesu, warabaye amateraniro igihe kinini, ariko umunsi yakwihishuriraga wamenye uwo ari we, utangira n'urugendo. Barangije uwo bita Toma, wa wundi wemera yabonye, aramubaza tumva ubu tubwira ibintu byose tukabyemera, ariko iki cyo ntabwo nagitambukaho, aho ujya ntabwo tuhazi, n'inzira tujyanayo ntayo tuzi. Ibyo ngibyo bisubiremo, wibuke niba ari ahantu bigeze utubwira yuko aho ujya tuhazi. Yesu arangije abwira Toma ati kweri ntabwo aho njya uhazi. Aramubwira ati dore nijye nzira, kandi nijye kuri, kandi nijye bugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Imana yacu ishimwe. Abanga iyo njya ni kwa data, kandi umuntu ujyayo anyura muri jye, kuko ni jyewe nzira, ni najye kuri, ni najye bugingo. Yarashatse kumubwira ngo ibyo mvuga ndabizi, ntutekereze ko ndi umubeshyi, ibyo mvuga ni ukuri. Iyo njya murahazi. Aravuga ngo nijye nzira, nijye kuri, ni najye bugingo, nta muntu ushobora kujya kwa data ntamujyanye. Toma rero, uwo bita Nuze rero Filipo, arangije nawe aravuga ati noneho avuzemo akandi kantu nako kadasobanutse. Yaratubwiye inzira twari tuyumvise, yaratubwiye iby'ukuri twari tubyumvise, atubwira none avuze ngo ngo nta muntu uzajya kwa data uwavuga data nini? Ese ni Yosefu, ni kwandi? Aramubwira ati oya, ushyizemo akandi kantu, turumvise inzira, iyo tugana turabumvise,
ariko noneho uwo tuzasanga wise data ntabwo tumuzi. None rero iby'inzira tubiveho, ahubwo twereke data, ibyo biraba bihagije. Mana yacu tugirire neza. Arangije nawe aramubwira ati rwose Filipo, tumazanye imyaka yose ntabwo wari bwakamenya. Mana yacu ishimwe. Aravuga ngo ni ukuri umbonye, ubonye data muvuga mwaramumubonye. Iyo muba mwaramenye namwe, Imana yacu ishimwe. Ikibazo mufite si ukutamenya data, ahubwo nuko tumaranye imyaka yose namwe mutaramenya. Iyo muba mwaramenye na data muba mwaramumenye. Imana yacu nishimwe. Aranje aramubwira ngo umbonye ababonye data. Imana yacu ishimwe cyane. Aravuga ngo none rero nagira ngo bamenyeshe yuko uhereye none uyu munsi uko turi kuvugana muramuzi kandi mwamubonye. Imana yacu nishimwe. Nukuvuga ngo muramuzi kandi mwanamubonye. Uyu munsi uko turi kuvugana mwamubonye, muranamuzi. Imana yacu ishimwe. Rero uru rugendo twebwe, urugendo dufite uyu munsi tunyura muri Kristo. Imana yacu ishimwe. Ariko kugira ngo tubashe kugera kwa data, tubanza kuba dufite ikintu bita ukuri kuzatugeza ku bugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe. Kandi ibyo byose ni muri Kristo. Rero urugendo rwacu rwatangiraga igihe twizeraga Yesu ko ari umwami n'umukiza wacu. Twarabatijwe, twambuka inyanja itukura. Muri inyanja itukura igereranwa n'umubatizo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nibaza ari Pawulo wabibwiye abigishwa, barababwira ngo inyanja itukura igereranwa n'umubatizo w'Abisirayeli, ngo banyibatirijwe mu nyanja itukura. Rero ngo no mu nkingi y'igicu. Rero ikintu kiriho, umukristo wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza akabatizwa, abatangiye urugendo. Ariko urwo rugendo rwacu ni urugendo rwo mu mwuka. Mana yacu ishimwe. Ntabwo ushobora kureba uri gutambukisha amaguru, kuko tugendera muri Kristo. Mana yacu ishimwe. Nukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo nige nzira kandi nige kuri ninajya bugingo. Umuntu wese ujya kwa data anyura muri jyewe. Mana yacu ishimwe. Urugendo rero twararutangiye, tumaze imyaka tururimo. Ariko rero nagira ngo nkubaze, ku rugendo tururimo ubona uri gutera imbere cyangwa uracyari kuzenguruka mu butayu? Mana yacu tugirire neza. Ikimenyetso cy'uko uzenguruka mu butayu ni uko wongera ukabona ugarutse ku nyanja itukura. Mana yacu tugirire neza. Ku nyanja itukura ni iki? Niho twasize ibyaha, niho twihaniye, niho twavuze ko tutazasubira. Mana yacu tugirire neza. Tuvuga ko dufashe umwanzuro wo gukomeza tukagenda, ibyaha tubiretse, tutazabisubira, ubujura, ubugome, ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byaha byose twakoraga hakurya y'Yorodi, hakurya y'inyanja itukura. Tuvuga ko tubiretse, za mana twasengaga zitari zo, turavanga ibyo ngibyo twabisize mu nyanja itukura, ntituzasubirayo. Ariko twasomye dusanga ngo ubwo Imana yazakubereka inzira, bari bacyamitse bari mu nzira ngo bagana ku nyanja itukura. Mana yacu tugirire neza. Kandi Mose yaravuze ngo uyu musozi wa Seyiri tuwuzengurutse igihe kirekire. No kuvuga ngo bahoraga bagenda bazenguruka basubira ku nyanja itukura. Mana yacu tugirire neza. Nawe reba neza, niba hahandi wihaniye atari gusubira buri munsi, bya bindi wihaniye uvuga kubiretse, urebe niba atari byo uhora usubiramo buri munsi. Ugaragara nk'umuntu watangiye urugendo, ukaba umaze imyaka myinshi uvuye ku nyanja itukura, ariko wagenda nimugoroba wajya kuruhuka ugasanga uhagaze ku nkombe z'inyanja itukura. Mana yacu tugirire neza. Abisirayeli ngo bari kwerekeza ngo ku nyanja itukura, Uwiteka ngo Mose aravuga ngo Mose ngo ku murongo wa mbere wo gutegeka kuko bice bibiri aravuga ngo Mose ngo maze turahindukira tujya mu butayu, ngo duca mu nzira ijya ku nyanja itukura Uwiteka yantegetse. No kuvuga ngo bahoraga bizengurukira basubira ku nyanja itukura. Uyu munsi rero Yesu yatubwiye ko ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo butugeza ku Mana. Ndagira ngo nkubaze, wowe ugezeho ugenda? Mana yacu tugirire neza. Uracyari kuzenguruka cyangwa wateye intambwe ugeze kuri? Imana yacu ishimwe. Ikimenyetso kikwereka kuri kugenda ni iki? Ni ukubera ko utakibona inyanja itukura. Mana yacu ishimwe. Ni ukubera ko
uri kubona yuko utasubiye ku nyanja, ariko ababo bamaze imyaka myinshi bagenda ariko barakibona bari gutambika bagana ku nyanja itukura. Mana yacu tugirire neza. Nubwo bamaze imyaka myinshi, hashize imyaka 40, none baracyari ku nyanja itukura, kandi inyanja itukura bayambutse ku munsi wa mbere. None aba bantu ibintu byabagendekeye gute? Mana yacu tugirire neza. None nawe igihe watangiraga urugendo wihaniye kubeshya, wihana ubusambanyi, wihana ubusinzi, wihana gutukana, wihana uburiganya, wihana ibinabiri, none ejo nimugoroba nyuma y'imyaka myinshi umaze wihanye n'ubundi uracyari kubeshya. Uri kugenzura ugasanga uracyari gutukana, warebye usanga uracyari umusambanyi, warebye usanga uracyari umusinzi. Ni ikimenyetso kikubwira yuko urugendo watangiye uri gusubira inyuma. Imana yacu tugirire neza. Ingaruka ni iyihe rero? Uzapfa utageze i Kanani. Imana yacu tubabarire cyane, kubera yuko uhora ugaruka ku butayu. Haracyari umushinga yuko utarizera Imana irindiriye kuzagutsinda mu butayu, ntuzagere ku isi mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu tugirire neza, kubera yuko uhora wibona wagarutse ku nyanja itukura. Ntabwo hari n'abantu, hari abantu bagira bakizwa akaba atasambana, akaba atakwiba, akaba ataruga, akaba atatukana, ariko ibyo byose bikaba bikiri mu mutima we. Mana yacu tugirire neza, kuko Yesu yaravuze ngo Mose yababwiye ngo ntimuzasambane, ariko nagira mbabwire ngo n'umuntu ubyifuje gusa nawe babikoze. Mana yacu tugirire neza. Ubu hari abantu basambana uko bwije uko bukeye mu bitekerezo, kandi umuntu udakijwe mu bitekerezo no mu bindi byose ntabakijijwe. Mana yacu tugirire neza. Ubu hari abantu b'abasinzi kabuhariwe kandi inzoga batazinywa. Mana yacu tugirire neza. Hari abajura kabuhariwe kandi badakora mu mifuka y'abandi, badatobora n'inzu. Mana yacu tugirire neza. Uyu munsi Imana irakubaza ngo ugeze he ugenda? Ku rugendo byo nibyo waragutangiye, wambutse inyanja itukura nibyo. None niki gituma umaze imyaka 40 ukigenda ukaba ugarutse ku nyanja itukura, ugarutse gukora yiki? Mana yacu tugirire neza. Mana rero baragaruka kugira ngo bazapfe bashire. Igituma uhora uwibona ukora bya byaha wihannye utajya ubishiramo burundu, no kurindire kuzapfira mu butayu. Mana yacu tubabarire cyane. Icyiza rero nuko wakihana, uracyafite amahirwe yo gukomeza. Imana yacu tugirire neza. Aba bantu twasomye rero muri Yesaya, Abisirayeli bagomeye Imana mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Bamaze kugomera Imana, ba Nehemiya Yeremiya hari dusomeye na ba Yesaya, barabahanura barabati ibintu musigaye mukora. Aho ngaho ni hehe? Ni muri Kanani. Itandukaniro ry'urugendo rwacu rutukora mu mwuka n'urugendo Abisirayeli bakoze nuko nubwo babandi Imana yabwiye ngo nimucyambike munyurane ikabereka inzira bakagera i Kanani, bageze muri Kanani yabo bahakorera iki? Bahakorera ibyaha. Mana yacu tugirire neza. Ahantu Imana yabazanye, ahantu Imana yabashyize, ahantu hari agakiza, ahantu hari ubugingo, ahantu hari ibyo kurya byiza, ahantu hari imizabibu n'imyelayo, ahantu hari amata n'ubuki. Imana yahabashyitse ikahambura bari batuye, ikahabahereza. Bagezeyo bakorera y'iki? Bakorera y'ibyaha. Nubwo bari barokotse inzira yo mu butayu, nubwo mu butayu baharokotse, baragiye bapfira hehe? I Kanani n'ubundi. Imana yacu tugirire neza. Kanani yo mu isi rero urugendo rwashushanyaga urwacu rwo kugenda tujya mu ijuru. Ariko itandukanyirizo ryaho twabonye ko Yesu ari we nzira, ari nawe kuri. Abantu bazajya kwa Data ari uzagira gute? Ari uzabajyana, kandi atubwira ko hari amazu yubatse aduteganyirije. Imana yacu tugirire neza. Abavuye muri Egiputa baje bayobowe n'umugabo bita Mose. Nagira ngo mbabwire itandukanyirizo ry'izi ngendo uko ari zibiri. Uyu Mose waje uyoboye Abisirayeli, i Kanani ntiyagezeyo. Imana yacu tubabarire cyane, ntabwo i Kanani yagezeyo. Ariko Yesu we utuyoboye muri uru rugendo rw'uyu munsi turi gukora, azatujyana tugezeyo. Ikindi kintu cyiza kirutaho nuko twebwe muri Kanani yacu aho tugana ntabwo tuzakorera y'ibyaha. Imana yacu nishimwe. Yesaya rero yaravuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa.
ibi yabihanuraga ari kubwira Abisirayeli ko ibintu bari gukora bibafiteho ingaruka ikomeye, ko bagiye kuzapfa, bagiye kuzajya ngo bakarindagira bagahura n'akaga. Hanyuma Abisirayeli baba bati ibyo ni iterabwoba, tumaze imyaka myinshi turi kurya amata n'ubuki Imana yaduhaye, ibyo uri kuzana n'amatiku. Tujyamara Imana yarabibahaye ngo muyikorere, mugaragariza abanyamahanga mutuyemo yuko ari Imana irusha ibintu byose imbaraga, ko ari Imana y'agakiza, ari Imana yo kwizerwa. None ibyo ngibyo ntimwabikoze, ahubwo mwifatanije n'abanyamahanga muzana izindi mana mutigeze mumenya, mutangira gukorera ibigirwamana. Imana nyamana murayisuzugura, none Imana irarambiwe, igiye kubakubita ikinyafi birukankana. Byakurikiyeho rero Imana yarabateruye ko bakabaye, irabafatira bajyana. Imana urumva Abisirayeli bari baracitsemo ibice bibiri nyuma y'umukozi w'Imana Salomo. Salomo yakoze ibyaha, hanyuma bikurura Abisirayeli gucikamo kabiri. Hanyuma haba ubwoko bubiri bwari buyobowe n'umwana ukomoka mu muryango mu muryango bitiriwe ngo ni Abayuda. Hanyuma bari bafite n'irindi shami ry'abantu ry'indi miryango 10. Ubwo iyo miryango ibiri niyo yayoborwaga n'umuryango wa Dawidi, abandi nabo bayoborwaga n'abandi bakomoka mu wundi muryango. Ariko iyo miryango ko ari 12 baranigabanije, bamwe batuye mu majyepfo, abandi batuye mu majyaruguru, bamwe bafite umurwa mukuru Samariya, abandi bafite Yerusalemu. None ikintu rero cyaje kubyica ni iki? Iyo miryango ibiri iyo habaga ibibazo, Imana yabateruraga bose uko bakabaye, ikabajyana ikabashyira ahantu, bakaba batuye ahantu hamwe. Abandi bakaza bakabakorondereza aho ngaho, bakivangavanga. Niyo mpamvu Abanyesamariya mwumva, Abanyesamariya nabo bari Abisirayeli ariko bavangavanze n'andi moko. Ariko Abayuda bari Abisirayeli b'umwimerere, ntibigeze bivanga n'ayandi moko. Hanyuma rero Yesaya arababwira ngo rero hari igihe Imana izabakura ahantu birukankane mutumutwe kubera ko mwanze kuyubaha. Nibyo byabaye rero, ibavana aho ngaho ibajyana i Babuloni. Baragenda bahatera umutwe, bahakorera imirimo isimburagifungo, bamererwa nabi, babaho nabi. Ngira ngo mwigeze mwumva indirimbo bavuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, biri muri Zaburi, ngo tukarira iyo twibukaga iwacu, ngo kuko ngo bajyaga badushakiraho umunezero, ngo bakatubwira ngo tubaririmbire indirimbo z'i Siyoni, ngo twajyaga turirimba turi Yerusalemu. Hanyuma ngo nabo bakavuga ngo twaririmbira Imana yacu gute kandi turi mu mahanga. Imana yacu nitugirire neza. Barababaye, barihebye, badafite ibyiringiro byo kuzongera kubona amahirwe. Ariko Yesaya arababwira ngo hazongera kubaho inzira nyabagendwa, ngo hazabaho arabwira ngo icyo gihe impumyi zizahumuka, ngo ibirema bizasimbuka nk'imparage, ngo hari mu butayu hameze nk'ikidaturwa, ngo hazaba imigezi. Ababwira ibyiza by'ibizabaho muri icyo gihe, ariko barabanje kwihana. Imana yacu tugirire neza. Arababwira ngo muri urwo rugendo rero, ngo nubwo abantu baba ari abaswa, mw'icyo gihe ntabwo bazayoba. Imana yacu tugirire neza. Yarari ababwira ko hakiri ibyiringiro, nubwo Imana izabakuraho amaboko ikabahendeza abanyamahanga bakabarindagiza. Arabanga ariko abayizera izongere baremere inzira nyabagendwa aho bazanyura bakagaruka kandi muri gakondo yabo. Imana yacu tugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo rero inzira tuganamo irazwi, aho tujya turahazi. Ntabwo tukiri nka Toma uvuga ngo nubwo uvuze ngo turahazi ntabwo tuhazi. Yesu yarasobanura avuga ko ari we nzira, ari we kuri, kandi ari we bugingo buhoraho. Atubwira ko inzira tuganamo ijya kwa Data. Aravuga ngo kandi uwo Data muramuzi kuko mwamubonye. Natwe ni ukuri, iyo tugana turahazi, ariko urugendo tugendamo nagira ngo nkubaze ugeze hehe. Imana yacu tugirire neza. Iyo ugenda urabyumva, urugendo dufite ntabwo tugenda duca ku biti, ntabwo tugenda twambuka inzuzi, ntabwo tugenda duca ku matara no ku masitopu. Oya, ahubwo ibyo ukora bituma bikwemeza kuri kugenda cyangwa uhagaze cyangwa uri gusubira inyuma. Imana yacu tugirire neza. Kuko ku nyanja itukura turahazi, muri Egiputa turahazi. Muri Egiputa niho twari dutuye tutaramenya Kristo. Imana yacu tugirire neza.
niho twari dutuye tugikorera imana z'abanyamahanga, niho twari dutuye dusambana, twiba, turoga, tubesherana, dukora ibyaha byose. Hanyuma ijwi ry'Uwiteka riratuzira, riravuga ngo uyu munsi nagira ngo mbakize bakure muri ubu buretwa. Yesu araza araduhamagara ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe munsange, kuko noreje mu mutima ndabaha uburuhukiro. Imana yacu tugirire neza. Waraje nanjye naraje, twavuye muri Egiputa already, ntabwo ariho tukibarizwa. Impamvu twavuye nuko turi hano. Imana yacu tugirire neza. Iyo tuba tukiri muri Egiputa ntabwo tuba turi hano. Impamvu turi aha nuko twamaze kuva muri Egiputa. Ahubwo ikibazo gihari, urugendo dukora mubona twarateye intambwe cyangwa turacyari kuzenguruka mu butayu. Imana yacu tugirire neza. Ko tumaze imyaka myinshi tuvuye ku nyanja itukura, ni iyihe mpamvu duhora tugaragara dusubira muri Egiputa? Imana yacu tugirire neza. Kuki ukiri kubona inyanja itukura umaze imyaka ukigenda? Imana yacu tugirire neza. Ikimenyetso kirahari, nuko utigeze utandukana na Egiputa. Imana yacu tugirire neza. Uracyafite irari yo gusubira muri Egiputa, uracyakumbuye ibitugunguru byaho, uracyakumbuye ibyo kurya byaho. Imana yacu tugirire neza. Warahavuye ariko uracyakeneye, warahavuye ariko agatima ntikahavuye, urumva ugishaka gusubirayo, urumva wakiba, urumva wabeshya, erega urumva wasambana, urumva wasinda, urumva wakora ibintu byose wari wararetse. Nicyo kimenyetso cy'uko utarahava, ukiri gusubira inyuma. Imana yacu tugirire neza. Nagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro rero. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo twahanyuze bimeze nabi, ariko Yesaya aravuga ngo icyo gihe impumyi zizahumuka, ngo ibiragi bizavuga, ibirema bizasimbuka nk'imparage, ndetse ngo umusenyi wotsa utera ibishashi uzahindurwa nk'ikidendezi, n'umutabwe uzahinduka amasoko, ngo mwikutiro ry'ingunzi aho zaryamaga hazaba ubwatsi bw'umuberanya n'ubufungwa, kandi hazabaho inzira nyabagendwa izaba iriho kwera no gukiranuka, abandi imitima ntibazayicamo uko izaba ari abandi. Nagira ngo nkubwire ngo inzira irahari, kandi na nyiri inzira niwe utuyoboye. Imana yacu tugirire neza, ariko ababazwa nuko akwereka inzira wowe ugashaka kwisubirira muri Egiputa. Imana yacu tugirire neza. Rero nkunze kubabwira cyane, dore ikintu kizatuma tuguma muri iyi nzira kigatuma tutazayoba, nkunze kugisubiramo kenshi, ni ijambo riri muri Zaburi ya mbere rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ibyo bintu uko ari bitatu: umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Kuvuga ngo umuntu udapfa kubona ibintu byose ngo abikurikire, ngo akurikire imigambi y'ababi, hanyuma uwo muntu yajya guhagarara ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, yajya kwicara ntiyicarane n'abakobanyi. Ni ukuvuga Imana idusaba kureba ibyo dukurikira, kureba ibyo duhagarara nabyo, kureba ibyo twicarana nabyo, no kureba ibyo twibwira ku manywa na nijoro. Ibyo wibwira ku manywa na nijoro ni ibiki? Abantu bicarana nabo ni ibiki muganira? Mu nzira muhagararana bande? Iyo uri kugenda ukurikira nde? Imana yacu tugire neza. Udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, amategeko y'Imana akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro, uwo muntu ni uri mu rugendo. Imana yacu tugirire neza. Uwo muntu ntabwo azayoba. Imana yacu tugirire neza. Rero igituma bayobaga ni ukubera yuko bo batigeze batandukana n'imigambi y'ababi, mu nzira z'abanyabyaha niho bagumye. Amategeko y'Imana barayanze. Imana yavuga ngo nzabasubiza inyuma, ngende mbagaburira ariko mupfa, ngende baha amazi ariko mupfa, kuzageza igihe nzabarangiriza. Ibarangije n'ubundi bageze i Kanani nabo bacumurirayo. Nagira ngo mbabwire ngo urugendo rwacu mu ijuru turi kugana ntituzacumurirayo. Imana yacu tugirire neza. Kandi umuntu wayoboye Abisirayeli
yapfuye atageze i Kanani, yabakuye muri Egiputa afata abagejeje i Kanani. Ariko umwami wacu utubwira yuko ari we nzira, akatubwira ko ari we bugingo, akatubwira ko ari we kuri, uwo nguwo niwe uzatujyana akatugeza kwa data. Nta gahunda yo gupfira mu nzira agize gute afite. Mana yacu tugire neza, kandi nitugerayo ntabwo tuzakorerayo ibyaha. Mana yacu tugire neza, ntabwo badufite bwo tuzasubira i Babuloni tuvuye i Kanani. Kirazira. Muri Kanani yacu ntabwo tuzasubira i Babuloni. Muri Kanani yacu ntabwo tuzayoborwa na Nebukadinezari. Muri Kanani yacu ntabwo tuzagenda tujya kubaka inkuta zasenyutse. Muri Kanani yacu nitugerayo tuzaruhuka, kandi ngo nubwo abagenzi baba barabaswa muri iyi nzira tujyamo ntabwo bazayoba. Imana yacu nishimwe cyane, ngo nta kintu giteye ubwoba kizaba gihari. Ntabwo tuzagenda turwana intambara kuko umwami wacu yarayiturwaniye. Ikintu dukeneye gusa ni ukwizera uwo mwami. Agira ngo soze mbabwira ngo urugendo twararutangiye. Amen. Umuntu wese urahari mu rugendo, ndagira ngo mbabwire, niba utari ubizi, urugendo twararutangiye, nawe urimo uragenda. Ahubwo ni kugira ngo nkubaze ugeze he ugenda. Mana yacu tugirire neza. Niba ufite aho ugeze ugenda, nagira ngo nongere nkubaze akandi kabazo. Uri kubona uri gutera intambwe ujya imbere, cyangwa buri kanya wibona uri ku nyanja itukura? Mana yacu tugirire neza. Iyo ubyutse mu gitondo ugatangira urugendo, iyo ugeze nimugoroba uri gukora audit y'ahantu wanyuze, usanga uri ku nkombe z'inyanja itukura cyangwa usanga ugeze kuri Yorodani. Mana yacu tugirire neza. Bagarukiye kuri Yorodani bari hafi kwambuka, bagarutseyo nyuma y'imyaka 40. Hari igihe ukomeza uzenguruka ugasanga wataye igihe, kandi Yorodani yari imbere y'umuryango wawe. Mana yacu tugirire neza. Rero nagira ngo mbabwire ngo ikintu kigusubiza inyuma ukirebe, hanyuma ukirinde. Mana yacu tugirire neza. Ikikubwira ko wasubiye inyuma ni ukubera ko ukiri kwibona muri bya bindi wihannye cyagihe. Maze imyaka myinshi wihannye ubusinzi, ariko uracyasinda. Umaze imyaka myinshi wihannye ubusambanyi, ariko uracyasambana. Umaze imyaka myinshi wihannye kubeshya, ariko uracyabeshya. Umaze imyaka myinshi wihannye uburiganya, ariko uracyariganya. Ni ikimenyetso cy'uko uri kuzenguruka mu butayu. Ariko nagira ngo nkubwire, hari abazengurutse mu butayu babirinze. Umugabo bita Kalebu na Yoshuwa babaye inzira karengane, bazenguruka mu butayu, ariko bari bafite isezerano. Mana yacu ishimwe. Mana yarababwiye ngo mwebwe uko muri babiri muzagenda mugere muri kiriya gihugu, ariko abandi bose bazapfira mu butayu. Mana yacu nishimwe. Nubwo tukiri kuzenguruka rero, turafite ibyiringiro kuko hari ijambo Uwiteka yavuze. Mana yacu ishimwe. Nubwo turi kugaruka muri uyu muzenguruko tukibona natwe ku nyanja itukura, ariko turafite n'ibyiringiro ikitugarura ku nyanja itukura ni ikigurupe turimo. Ariko Mana twe dufitanye na isezerano yuko tuzagera i Kanani. Imana yacu tugirire neza. Nagira ngo mbabwire nubwo urugendo turutinzemo, ariko urebe niba urutinzemo ukiranuka cyangwa urutinzemo uri ikibazo, kuko ni hahandi. Ntabwo uzaroba muzapfira mu butayu, kandi uzapfira imbere y'umuryango. Hari abantu bapfiriye imbere ya Yorodani, n'ubundi nubwo bagarutse Imana ikabereka inzira, no kuri Yorodani bahahambye abandi. Imana yacu tugire neza. Kandi bwari gucya bambuka bajya i Kanani. Tugiye guhaguruka dusenga Imana. Uyu munsi n'umva ijwi ry'Uwiteka, umutima wawe uri kongorera kubwira ko hari ikintu ukwiye guhindura. Ubwira Imana, uyitakira, uyiririra, ubwire ngo ni ukuri nagize intege nkeya, nisanze naragarutse kuri ku nyanja itukura. Urugendo ndimo rugaragara nkaho rutavaho ndi, nisanga muri bya bindi byose nakoreraga ku nyanja itukura ntarayambuka. Ubwira Uwiteka uyu munsi, kubera ko nkiriho, kubera ko ntarapfa, kubera ko ngihumeka, nyongerera andi mahirwe kugira ngo nambuke Yorodani. Mana yacu ishimwe. Kubera ko aho tugana ni ukuri tuzakorera ibyaha. Tugiye gusenga Imana. Mana yacu nziza, Mana nkuru, Imana isumba byose, Muremyi w'isi. Twabonye inzira zibiri z'ingenzi ziri muri Bibiliya. Hari abari kugenda bava muri Egiputa, hari natwe turi kugenda tuva mu byaha tugana mu bugingo buhoraho. Abavuye muri Egiputa bari bayobowe na Mose. Mose yapfiriye mu nzira atabashyikijeyo,
n'abageze i Kanani mu gihugu cy'isezerano bagezeyo bahakorera ibyaha, ariko umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru ntihazagerayo ibyaha ngo kubera yuko huzuye amahoro. Mwami wanjye, niyo mpamvu mwingingiye aba bantu bateraniye aha ngaha kugira ngo ubafashe kumenya imigambi yawe no kugendera mu ijambo ryawe. ngo nubwo abagenzi baba baswa muri iyi nzira ntabwo bazayiyoba, ariko ngo izaba ari inzira yo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Ndakwinginze ngo dutunganye imitima yacu yeze, ubugingo bwacu butunganye, imivugire yacu itunganye, imitekerereze yacu itunganye, ibyo twibwira byose bitunganye, kugira ngo tubashe kwinjira muri iyi nzira. Mwana wavuze ko iyo tugana tuhazi, kandi utuyobora utujyanayo tumuzi. Ndakwinginze nk'abateraniye aha bose, Mana yanjye, ubagirire neza, ubahe witega kwirinda imigambi y'ababi, ubarinde guhagarara mu nzira z'abanyabyaha, ubarinde kwicarana n'abakobanyi, ahubwo amategeko yawe Uwiteka bayibwire ku manywa na nijoro. Wavuze ko ibyo nitubishobora tuzaba duhwanye n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo amababi yacu azahora atoshye iminsi yose, ngo kandi ibintu byose tuzakora bizatubera byiza. Reka aba bantu babone ineza yawe, batangire kubona ibimenyetso by'agakiza kawe, ineza yawe ikomeze kubagaragarira. Urakoze ko wumvise gusenga Kristo, urakoze kubanye natwe muri aya materaniro. Byose tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Kristo Yesu, amen.